Oreye sena tuzakerera ahantu hatagerwa n'umugisha imbere n'ahantu twabihongera naho n'isi naho mw'ijuru n'iwabo wabizera naho
zahabu. tugushimiye ko wabonye ko igihe kigeze umukozi wawe ukamucura kugira ngo aruhuke niruhu n'imihati. Turi hariya mu rusengero twumvishe uburyo ki yagukoreye atiganda, uburyo ko umurimo wawe yawitangiye kugeza ku umunsi washiriye iherezo ku minsi ye yo kubaho hano muri iyi si. Turagushimye Mana, warakoze kumuzigama kandi umuzigamira imirimo myiza ayikora neza. Umunsi wa none twaba twumvishe ubuhamya bwiza, izina ryawe rihimbazwe. Mana nziza rero tugushimiye ko waturinze mu ntambwe duteye kuva hariya ku rusengero kugera hano, kandi ikitugejeje hano no kugira ngo umukozi wawe Mana yacu nziza, kugira ngo umubiri we ushirwe mu gitaka, kugira ngo abe ariho uruhukira. Icyo tuzi cyo ni uko umwuka wari waramuhaye Mana nziza wawisubije, kandi ubugingo bwe buri mu maboko yawe. Ntabwo yasinziraga ikibazo kiriho kidakemutse. Ni ukuri rero agiye tukimukunze, tumaze kumva ko agiye mu bitaro. Nta kintu tutakoze kugira ngo yere kugenda, ariko ntabwo byakunze. Ntabwo twifuza ko agenda, ariko nyine Imana yarabyemeye, kandi iyi Imana yemeye ibintu ikabona imukunze ko yagenda akajya gutura uruhande rwayo. Natwe twari tukimukunze, Imana ifata icyemezo ibona ko yamwishyira mu gihe natwe twari tukimukeneye. Ndumva rero ubuhamya ndibuze kubugarukiriza aho ngaho, kuko igihe dufite wenda cyaba atari kirekire cyane aha ngaha, ariko mu ijambo rimwe yatubereye umubyeyi udukundisha Imana, udukundisha kubana mu mahoro. Na n'ubu ngubu agiye umuryango wose uvuga rumwe, ubanye neza, nta gatotsi gahari, kugeza ubwo yarasigaje iminsi mikeya twabonye amakuru aturuka kwa data wa twese ko hari urugendo. Reka nere kubyinjiramo kubera ko hari ababyemera n'abatabyemera. Data wa twese
akomeze guha umugisha buri wese wemeye kubana nawe. Abakozi Deo duha ubuhamya bwiza umubyeyi wacu tugiye guherekeza. Ndagira ngo rero mu gukomeza uyu muhango dusabe abadufasha kumanura isanduku. Bizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira ahantu hatagerwa n'umubisha. Ibi bintu ahantu twabihungira ijuru ni wowe wabizera naho n'isi naho ijuru ni wowe wabizera tuzimuka mw'isi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza yubakanywe isuku tutarabona. Niho iwacu ubuturo bwiza tuzahoraho. Niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoraho. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni uwitsinda. Abasha kubugingo budashira, impumyi zigira zabarengera. Muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza. Muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza. Mwese tugera iwacu aheza twubakiwe